ikibazo numvaga nshaka kubaza papa Emika ni iyihe nama waha abagabo bumva batari secured mu gihe afite umudamu uri successful? Wow. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri nshishijwe bugufi kuba aposo yantumiye muri pano. Ni umwuka wera wakongoje kandi ndashima. Abantu benshi dufite abantu b'ubwenge anga babivuze, kandi twafashemo amasomo menshi cyane. Amasomo menshi cyane, ariko ukagenda uhuriza naho urugendo, aho twavuye, naho tugeze, naho turusha kuvuga nka Obama. Yeah, so nkanjye ngiye kuko twashakanye turi batoya, ari kiri mutoya nanjye nyiri mutoya, ariko icyo navuga cyane cyane kuri young couples cyangwa subiye inyuma ku bantu bagishakana bakishakisha. Nari mfite my late brother yapfiriye ku rugamba, so yigeze kumbwira kera, nari umwana muto ariko ufite ubwenge, ambwira ati always pray to find a woman when you will not be there, she will stand in for you and raise your children. Yambwiraga ngo nushaka gushaka uzashaka umugore igihe uzaba udahari, azahagarara mu marembo neza no mu ihema. Ibyo bintu rero mu by'ukuri byambereye urumuri. Nigiye mushaka yumva ari umukobwa mwiza udasanzwe mu mujyi wa Kigali. Ngende umujene nanjye udasanzwe mu mujyi. Urumva abantu baza kumudraga, nge namugute anga rwose n'uyu nguyu ndabisengera, Imana iratuma bibe uko bimeze. Ubu ngubu tumaranye imyaka 28. Dufite abana 3 bakuze, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Igihari nuko Imana yaramfashije kuba a secure man, kugira na secure mind. Kuba ntekanye mu mutwe no mu myumvire no mu myitwarire. N'ubu ngubu Imana yaramfashije, nsigaye ngira inama abasaza n'abakecuru iyo byakomeye, kuko muri iki gihe hari conflicts nyinshi cyane cyane ziterwa na generation, n'ibyo byose twavuze, seasons zitoroheye cyane cyane ingo ntoya ndetse n'izigije imbere. Usanga harimo conflict kubera development, kubera pressure, kubera ibintu byinshi. Kuri izo mpamvu rero ni kugirwa ubuntu bw'Imana no gusenga. Urumva altar yawe cyangwa igitanda cyawe, I think should be your altar. Ukavuga uti Imana nyobora, haba muri ibi bigeragezo, so ati ntafite akazi cyangwa za pressure zose twumvaga. Ariko icy'ingenzi ni ukuba constant, kudahungabana n'ibihe cyangwa n'iminsi, kudahuzagurika. Mumbabare ikinyarwanda cyanjye kiba kimeze neza, ariko ntago iyo nshatse kubitekereza neza igihe bita flowing nk'uko mbyifuza. Kuri izo mpamvu rero, first and foremost ndashaka kumushimira yuko ibintu byose nasengeye narabibonye mu by'ukuri. Kuko ngiye gutanga nka example, abagabo turabizi udepansa birakuvuna.
amavuta yashize, gaze yashize, urumva? So gaze yashize, wite babane, umva, ay'umutekano, donc za stress zose. Ariko kuko njye ndi visionary, nazanaga amafaranga yanjye yose nkamutereka mu ntoki akayajera, kuko nk'ukuntu Bob yabivuze, ndi umuntu ugira ubuntu cyane. So amafaranga yanjye ntabwo barayanjye mu by'ukuri, n'ay'abantu. So akaba abizi nawe, we ariko nubwo rwose nawe ari ay'abantu, hari ukuntu ayajera, ntashirire kimwe. Ariko njyewe ayanjye ashirira kimwe, meze nka Bob ngira ngo. So ndumva kuri iyo ngingo rero, Imana hari ukuntu ibikora igatuma habamo ka balance. Ntabwo biba byoroshye ariko ku bagabo cyane cyane, especially iyo seasons zahindutse, abagabo barahungabana cyane, kandi bakiyagaragara ko batahungabanye. Ukumva yuko niba wajyaga kuri Serena, ugomba gusubira kuri Serena, all the standard, you need to meet the people that you used to be meeting. So ibyo ngibyo byose rero bisaba resilience, bisaba n'amasengesho, no kugira umuntu ugusengera, no kuba secure, kuko kuba umugabo nubwo rwose udafite amafaranga, but you have to be a visionary. Wenda ushobora kuvuga uti visionary se ko yirirwa avuga ibintu bitaba, ariko umugabo uri visionary iyo bihari biraba, iyo yabivuze biraba. Kandi Imana iyo umugabo yizera akanasenga, cyane cyane nk'abatwebwe turi muri creative industry, hari ukuntu Imana ituvugisha, Imana ikakuvugisha ukandika ibintu bikazabaho. So kuri izo mpamvu rero ikibazo wari ubajije, I think nakwencouraging abandi bagabo kuba secure, nubwo rwose bitoroshye, ariko ukaba secure, ugahagarara ukavuga uti you know what, she has to fill the gap. Kuko urumva ntabwo ari entreprise yawe, ko hari rimwe na rimwe umugabo iyo yashize cyangwa umugore akasaba andi mafaranga cyangwa ibindi bintu, hari imvugo tujya twumva uti hari ibyo wavanye iwanyu, ibyo ngibyo mujya mubyumva. So iyo ufite wisdom, ubwira mugenzi wawe cyangwa n'uwo wabyumvanye cyangwa nawe wabyumvise, ngo uti jijuka wangu, ntabwo ariko bikimeze. Jijuka ntabwo ariko bikimeze, ngo arashaka kuntwara imodoka yanjye, arashaka kuntwara inzu yanjye, kandi nta bintu yazanye, ntabwo uti jijuka. Urumva, shikama w'umugabo ubyitwaremo neza. So it's a blessing, ntabwo ari kwigamba, ariko it's a front line. It's a front line, kandi nk'umugabo nyine you have to stand, and iyo wastandinze neza, iyo uhagaze neza, ntabwo ubihomberamo, ko njyewe so far ntabwo ndabihomberamo. So hari visions mfite, amaproje mfite, ariko kumbwira ngo amavuta yashize, gaze yashize, electricité yashize, kandi azi yuko mu by'ukuri ibyo bintu byarangoraga cyane. So I would just do the bigger things, and then she takes care of the details. Ariko nkaba nashima Jean Pierre ukuntu yafataga carte de crédit rwose akayitondera. So ubwo ngubwo ni amasomo dufasha aho ngaho. We'll do as we get the advice. So thank you. Since niba mbishubije mbiciye mu magambo make, ariko that was my contribution. Arakoze cyane senior pastor. Ntarajya kuri apostle, ndashaka kubabaza ikindi kibazo gito. Pastor Bob yatubwiye ko izi famille nyine z'aba King's Daughters turi mu gihe cya reality, the reality. So muri za reality zacu rero uzasanga umugabo akubwira ati umugore amafaranga wamuhaye arayamara.
numuha 200 azayakoresha yamare, numuha na miliyoni azayikoresha yimare. Donc ugasanga hariho umugabo utaha icyizere umugore we, kuko yumva ko n'undi niyo yamuha miliyoni 2 azazimbara ntazibuka no kubika, nubwo uwo mugore aba yazikoresheje mu bintu bitandukanye kandi byose ku neza y'urugo. Ubwo aho ngaho dushaka kubaza ngo ni yihe nama mwagira umugabo umeze utyo kugira ngo yumve ko koko nubwo umugore ayakoresha, it is for the benefit of the foyer y'urugo rwabo. Ni ikibazo cyiza cyane. It's kuko amafaranga araza akagenda, so that's one. So icya kabiri, you need to provide a certain level of training, gutanga amahugurwa, ukaganira n'umuntu ukamwereka literally the grand vision, cyangwa ibitekerezo binini, ibitekerezo bigari, ariko kuza muri mu gushwana yuko amafaranga yashize, umva agiye kunshwana yuko amafaranga yashize, umva twashwana buri munsi kabisa, kuko you will give me 1 million. Mama murabizi ukuntu bigenda, mama ntago ari amafaranga yacu, murabizi mama ntago ari amafaranga yacu na acha mbese ni transit. So it's the same. So murakubaza nyene 50 mwene 100 nyene kugura wampaye. So literally buriya mama ntago bimeze nk'amafaranga twagendanaga mu mufuka kera, na amafaranga y'abandi bagufata miliyoni 1 akaba ari ay'abandi, mu by'ukuri niko bimeze. So gusubiza ikibazo, amafaranga ntago yakabaye ikibazo, ahubwo akabaye management, urumva, na setting up the mindset, ukuntu wabigenza n'ukuntu byagenda, n'ukuntu wabimufashamo. Ukamenya if she's not a good manager, can you set the standard, ushobora kumuguidinga, cyangwa mbese ni magirirane. I don't know whether I'm saying it right. No? Akoze cyane. Bimwe mu bibazo nari nabajije Apostle mbere, hari ibyo ashubijemo, ariko turashaka kubaza Apostle, hari icyo twari twavuzeho cya wa mugabo udashaka gukora nyine, kuko azi ko umugore akora nta kibazo, uwo mugore azabatunga nta kibazo, rwose akumva ntabwo ari inshingano ze. Bon, nibaza ko ni kimwe mu bintu byugarije ingo ntoya muri iki gihe. Ugasanga umugore akubwira ati umugabo wanjye ntacyo bimubwiye rwose, wenda ashobora kuba yaragize akazi akakabura, ariko nyuma yaho ntabwo afite iyo envie cyangwa se ubwo bushake bwo gushaka icyo yakora kugira ngo atunge urugo. As long as azi ko umugore we arakora azadutunga nta kibazo. Hanyuma tunaprofite kubabarizamo ikindi kibazo gikomeye kandi kitatworoheye nk'ingo nto, kijyanye n'ibihombo. Ibihombo rimwe na rimwe bizanwa no gushaka kubaho kubaho birenze uburyo twe dufite. Uyu munsi ugasanga turinjiza amafaranga make, ariko turashaka kubaho birenze. Hari igihe aba ari umugabo ukurura umugore wagashaka umuzana. Pastor Bob yabitubwiye ati nkareba nikora ahantu hahira, nkibaza aha hantu koko umugore wanjye usutya, agashaka umuzana. Rimwe na rimwe kubera gukomeza kubikora kenshi, hakaba igihe bishobora gutangira gutuma wa mugabo ajya gufata more money, more debts, kugira ngo aze aguze hirya no hino. Ibyo bikazabyara ikibazo ku muryango. Cyangwa se ku rundi ruhande umugore ugasanga arapushinga wa mugabo, ni gute abana bacu biga hano, abandi biga Green Hills, ni gute utaguriye imodoka ko abandi bayiguze. Kubera ya pressure yo kumusunika, ugasanga umugabo agiye gufata ya madeni, kandi akagaruka agahinduka ikibazo mu rugo. Murakoze. Yes, ashimwe. Mumeze neza. Come and behave like young women, please. Ndashaka gushimira abantu bose bateraniye hano, nshimira ndetse na pano twahuriye hano, nshimira n'abantu badukurikiye online. Ikindi nanone nshimira cyane umutware wanjye, ndibaza ko nshobora kuba narabanye nawe ahandi ku zindi pano, ariko hano nibaza ko aribwo tuyibanyeho. Yes, Imana imuhe umugisha.
ndashaka kumushimira cyane kuko nibaza ko ibyo ngiye gusubiza bishingiye ku myaka 28 tumaranye, ariko wenda reka mpere mbere kuri uwo mugabo waruvuze. Nari nongore Pastor Bob, ntimugiye kunteranya n'abagabo mwoka byaramwe ko ngiye kuvuga umugabo udakora kandi ubona afite ubushobozi bwo gukora. Burya gukora si uguhembwa. Umuntu ukora umumenya n'igihe adahembwa, n'igihe ari muri chômage. Umuntu ukora uramumenya. Kugira ngo icyo kintu tucyeclaircisse neza ku bantu badukurikiye, umunebwe aba ari umunebwe, ariko umuntu ukora n'igihe yaba adahembwa adafite na income umenya ko ari umukozi. Iki kintu mureke tukivuge. Ndumva tugeze kumva ubuhamya bwa couple imwe ya Denise na Fabrice hano, murabyibuka, igihe umugabo atarafite akazi umugore ari ukora, ariko akavuga ati naratekerezaga ngo ubwo yagiye ku kazi n'ikindi bube nkora in between mbere yuko madame agaruka. Murumva ko uwo nubwo nta salary yari afite, ariko yari active, yari umukozi, hari ibintu ashobora gukora. Rero ikintu numva ashaka kuvuga nuko kenshi murambabara mbabwiza ukuri, muri abagore bato, nanjye hari red flags nagiye mbona, green flags, twese twagiye tuba bato. Hari ikintu umuntu abona akakirengagiza, hari n'ikintu umuntu abona akacyeza, cyangwa se ukagira denial, ugasanga n'akantu uri kubona ariko ugakomeza ugapfukira. Abanebwe bene data, ubunebwe ni ikintu kibi cyane. Ubunebwe Bibiliya avuga ngo ubukene buzagutungura, buze bugutunguye. Reka mvuge uburyo nahuye n'umutware wanjye. Twahuriye i Burundi muri 1992. Yari avuye kuri Goma aje gucuruza amajinsi, aje kuyacuruza i Burundi. Ako ni akantu keza. 92 twongera duhurira hano mu Rwanda muri 95, juste nyuma ya 94 dutashe. Ariko ako kantu ko kunkunda ari yakambonyeho muri 92. Noneho dutashe twongera guhura ku Gisimenti. Ku Gisimenti no twahuriye, mpura na wa muntu, mbona yari improvinze, sibyo? Hanyuma mvuye muri salon de coiffure mbona afite uko namusize 92, mbona birahindutse. Mbona ari ahantu, mbona ko quand même something, hari ikintu cy'improvinzeho kuri wa muntu twahuye muri 92. Ariko kuko nari nuzuyemo umukobwa wavukiye Bujumbura cyane, yambaye tisi, numva sinshaka kubona umuntu wambaye tisi. Twari tuzi ko abasore bazima baba bambaye za Santiago zari zigezweho na Levis, noneho mbonye ibintu by'amatisi, ndavuga bino bintu birakabije. Ariko uyu muntu yaravuye mu igaraje, urumva hari akantu kameme, hari akantu. Hanyuma ndenza aho ngaho mubonamo ikintu cyo gukora. Ndabyibuka ya modoka yari afite imwe, ntabwo yayigendagamo ngo agenda yigendamo. Yari afite umushoferi wayikoreshaga, bakamwishyura 5000 par jour. Arabyibuka. Yes, abagore turi detailed. Yamuhembaga 5000 par jour, akayikoresha taxi voiture, akamuzanira 5 ku munsi. Ya modoka noneho yamara kuyigira kuri 5, akaza kujya kuyogesha, akayitaramana mu bindi, ariko yakoze, yamwinjirije. Hanyuma mu gihe twateguraga gukora ubukwe, ndumva twe twarakoze dot une année avant le mariage, ukabona ko umuntu ari umuntu ufite iyo responsibility. Wenda hari ikintu ataguhaye, ariko arakikubajije. Arakubajije, how are you going to manage? Ibintu bimeze gute? Are you okay? No mu gihe muri dot, eske kuri side yanyu ko tuzabasura, ese ibintu muzatwakiza mumeze neza? Arakantu ko mu gikari, ariko mwambabariye ko mu gikari, si ukuvuga ngo afite amafaranga menshi, ariko hari akantu ko mu gikari somehow. Urumva? Ako kantu ka responsabilité, ka vision, ko umuntu ugenda na kamera nta faranga yinjije, afite ariko ibintu byinshi by'amakasete, mini DV yabyujuje ahantu hose. Ndabona uyu muntu hari ahantu hagana, hari ahantu ari kugana, uko biri kose hari uko bizamera. Twabanye dufite imodoka, nta buzima bundi buhari, yafata taxi voiture, ntiyareka kuba umushoferi bibaye ngombwa. Kuko ndibuka ko nyuma yaje kujya kuba CNN correspondent, hanyuma abantu bakaza ari umuproducer, ariko akavuga ati ndumva nta mushoferi mfite. Ariko umushoferi aho kugira ngo tumuhe $20 that time, tujya muri za Nyungwe n'ahandi, kuko ntayafata. Ni producer, ariko namwe yo mushoferi nayo arayafasha. Mumukomera amashyi vema.
hanyuma rero to cut the long story short, mbona icyo kintu cyo gukora. Icyo nashaka kuvuga, Arida yambajije ngo niki wabwira umugore ufite umugabo udashaka gukora. Umugabo udashaka gukora aragoye, kuko arashaka byuke arebe filime aryame, kandi uzuvuye ku kazi usanga yaruhutse, hanyuma bwa buryo na kwa kundi. Ariko niba koko ari chômage, ari ubushomeri, ntubigire ishu. Umuntu wese ashobora kubura akazi, umuntu wese ashobora kubaho yarakoraga ejo ntibikunde. Ntushakiye kumufrustra, warigeze kumubona ashoboye gukora, nurangiza umufrustre kuko ari mu minsi ishobora kuba irimo ubushomeri. Hari igihe umuntu agerageza bikanga pe, ariko mu by'ukuri umuntu w'umunebwe sinzi ukuntu nabivuga, aragoye. Kwanza ubunebwe buba mu mutwe, kuko urumva we icyambere abazi ko ari bogarira aho ngaho, abazi ko afite ubwanwa 0 faute, abazi ko umuzanyeho itiku azishakira undi mukobwa. Sinzi ko mubyumva. So no kuvuga ati what are you talking about? I'm okay actually, nakugiriye ubuntu ko ufite ibogare mugendana. Sinzi ko mubyumva. So none urashaka kugira ngo uzane issues. Sinzi ko mubyumva. So umuntu nk'uwo aba afite mentalite ni mu mutwe, aba afite ikintu cyo kudahinduka, kumva ko none se ninkora biragenda gute. Noneho kubaho umuntu avuga ati nzarya yawe. Hagiye habaho ibihe abantu babaga bari nko mu mafiançailles bategura muri courtship, ukumva mu gihe ahantu umuhungu akajya nk'umusore akajya kuri ATM machine, ubwo avuye hanze akavuga ngo carte ntiri gukora. Noneho bigakora rimwe bigakora kabiri, ukavuga ariko iyi carte yanze gukora iyi minsi yose. So ugasanga atwaye n'umukobwa muri restaurant, ariko carte imyaka amezi 8 mwamaranye carte ntiyakoraga. So ikintu kirimo rero ni manque ya transparence. Sinzi wenda Pastor Bob, sibyo? Ni lack of transparency, ni kutaba honnête, harimo n'ikinyoma, urumva kinini, ikindi harimo no kuvunisha urugo. Bene data, ntabwo ari ikintu cyiza pe, ntabwo ari ikintu cyiza. Ndumva nabwira umugabo wese unkurikiye, gerageza ushakisha ikintu gito cyo gukora. Ugerageza ushakisha ikintu gito cyo gukora. Basi byibura, hari n'undi usanga rwose basi ubuze gusapotinga urugo rwawe, ubuze n'amagambo meza, ubuze n'imitoma. Ariko mwambabariye bene data, ariko imitoma nayo iraryana umuntu yamaze. Wenda reka tubikore nk'ikiganiro, ntihabeho ibintu fataho ntuza gatoya. Hari ikintu wigeze kutubwiraho, utubwira ukuntu wigeze kuba ari Nicole uri gukora, ariko ukuntu waje kurekonesa yuko niwe uri gukora, sibyo? Ariko ikintu cyamuhaye kwihangana nuko yarakuze nka Bob umukozi. Sinzi niba wenda harako wakivuga kuri iyo topic iyo ya mbere. Yego, icyo gihe twahuye nkora, ariko noneho birahinduka turi mu rugo. Mara imyaka 2 ntakora. Iyo myaka 2 namaze ntakora, hari n'ukuntu Nicole yabyitwayemo, binyorohe byarakomeje kungora nk'umugabo kumva ko umudamu yaguha amafaranga. Ariko ukuntu yabyitwayemo it was easy. Ariko urumva wowe wari umukozi. Nari nsanzwe ndi umukozi, naho ngaho narashakisha, ahubwo nagenda gusenga akambwira ngo hagarika gukora, ngo ntago ari igihe cyawe, ngo Imana yabihagaritse. Urumva natwe niko byagenze. Imyaka myinshi nari nzi umugabo wanjye nk'umuntu providing. So haza kuba igihe noneho hatari akazi, ariko sinigeze numva mvuga ngo n'umuntu uraho udakora muri kurya imitsi, kuko ndazi ibyo yakoze, ndazi uburyo ameze, nzi ko ari umukozi. So ntabwo byigeze bingora. Ikindi nanone muri iyo periode umugabo atari gukora, hari ukuntu hari abagore bagira uduco tubi, akaguha miliyoni kuri momo agashaka gucunga nabo yahaye. Oya, nujya utanga jya utanga. Yes, nukuri. Bitwaye iki nibo umugabo agiye gusangira, Jean Pierre agiye gusangira na Eric bagasangira coffee ahantu, ntangire ncunge ubu iyi coffee yari ngombwa, ubu uyu mushiki wawe waguriye igitenge byari ngombwa. Niba utanze trust, mbere datara abantu batanga ko ntiba trusting, ugasanga noneho abaye polisi ikora neza, abaye umuntu kumonitoringa inspector ukugendaho kuri bya bintu yagufashijeho. Make sure umubwira uti niba ari 500 these 2 weeks, tuzongera duhure ikindi gihe, nuyamara mu munsi umwe, it's up to you. Yes, niba biravuga umva we twari ko tubanye, mbega niba ayariye
agahita yamara namubwira nti ntugire ikibazo mwana wa mama yaraye ukwezi So it's working. Yes, bizamura hano. Okay, very good, very good. So avuze akantu keza ko gukora muribuka muri COVID-19. Yeah. So muri COVID-19 actually nakozemo n'ikiganiro mvuga journey yanjye y'akazi. Muri COVID-19 twari hamwe twese turi mu guma mu rugo. Ntabwo nafite kamera yanjye n'amatara na sound. So ibintu byose abakozi banjye bankorera nanjye nzi kubikora. So nabwo iti mada buriya rero ikiraka kirabonetse. Urumva kuba umukozi ndimo ndavuga ku pura system ibyo yavuga kuba umukozi. Mufotora COVID yose turi mu nzu sika byageze. Ari ama video yose niwe wamfataga. So bigatuma my brain itaba idle. Bigatuma numva yuko mfite an impact na contribution ndimo ndatanga mu murimo w'Imana. Byageze n'ahandi rimwe abapasiteri bagira ngo bajya kuri televiziyo arababwira uti ariko umugabo wanjye ni producer w'amavideo ibyo yakorera siko byagenze. Yeah, of course ni televiziyo yabifataga ikabitwara televiziyo y'u Rwanda ariko ibyo yamfashe. Hanyuma ngiye kugera ku bihombo murambabara twabarambiye muracyahari mubinyereke. Yes, kubijyanye n'ibihombo bikunze kuba muri couples. Ibihombo ntabwo bituruka kuko mwariye neza kuko abana bize mu mashuri meza, bituruka muri poor planning cyangwa se kudateganya neza, kudakora plan hakiri kare neza. Kuko ndabyibuka ko hari igihe abana bacu twishuraga 400 ku mwaka aho bigaga umwana umwe tukayabura akabura bakatwayishura nko ku munota wa nyuma, ariko turiyizi abana noneho biga ahantu bishura 8,000 by'amadolari tuvuge umwe, ariko bikemera sinzi ko mu byumba bikemera kandi 400 byaratunaniye sinzi ko muri kubyumva. Ni vuga ngo ikibazo ntabwo cyari ku mafaranga make cyangwa se menshi, ahubwo yari planning. Yeah, so kuko sinzi umuntu wavuze ngo if you don't plan you are planning to fail. Yeah, nicyo kibazo cya mbere twabanje kugira cyo kudaplanify. Yeah, mbega umuntu akumva ko umwe byagenda uko undi byagenda uko. Iki kintu cyo narakimenye igihe cyose yagiye kujya step mu rugo, abana bagomba kwiga ahantu mwemeranyije, mugomba kwimuka mu nzu nsha ariko mukemeranya, yaba ari we ushobora kuyishura cyangwa se atari we, tubasha ako igikuru no kwemeranya ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu cyiza. Ikindi nanone iyo muri couple umwe ari mu kibaya undi ari ku musozi biragora. Sinzi ko mubyumva, sinzi ko bivuge neza. Abantu bagira vision y'ikizu, hari n'umuntu ugira vision y'inkoko. Imana izagufashe, reka nkubwize ukuri, biravuna mu rushako, biravuna kuko umuntu akakubwira ati jewe iwacu twaryaga amateke kandi twagiraga gutya nuko bizahora, ariko ugasanga nta flexibility irimo. For example nkanjye nakuriye dukunda umuceri tukawurya koko, we n'umwana wo mu Adventiste yise yarasangiraga nawe bakarya ibikoro, so umva ko bitahenda. Sinago nzi ko babyumvise bano bana ibikoro ibintoze. So he's fine, ameze neza with it, sibyo? Twebwe hano twakuriye twari tuzi yuko ibisorori uri umugore mutoya ugomba kuvana igisorori hariya, sinzi ko ukazakigeza hariya, ariko ukabona nakubwiye ati why kuki muruha umuceri wa yellow wa umweru wibi ngibi amafiriti ibirayi ibitoki, why this? Ariko we akagera ikintu kivuga ati agatogo gatetse neza kuzuye karimo ingredient zose n'imboga n'ibindi, it's enough. Sinzi ko mubyumva. So noneho urumva turatangiye bya bihombo, ndashaka kujya ku bihombo. Tugira umugisha yuko ntabwo twagiye tuvuga ibintu by'amakonte. Hari nka konti muba mufite iri common, ubwo si mwese ndavuga nkatwe tuba dufite iri common duhuriyeho, tukagira n'indi kuko ukuntu duteye kuko twese turaspendinga, ariko aho dutandukaniye yabivuze je spendinga
nagambi intentionally sinzi mumbabare si ukwivuga ko yabivuze ni nko kuspendinga nshobora kugenda nkagura ikibanza cyazunguka nkakibyaza n'umusaruro nkunguka nka spendinga muri bya bindi nungutse ariko naguze ikindi ariko we ni umu artiste ashobora kuyaspendinga ntiyibuke kukigura sinzi niko kuri so noneho tuza kujya mu maproje mu bintu bitandukanye so ikintu cyake kidufasha kudahomba suko ibihombo bitari bihari ariko hari ikintu kimwe nibaza ko azanshimira n'imbere ya data nagiye mutoza ni principe ngenderaho ya wa mugore w'umupfakazi iriya iramugora ikanyivugi ni principe ivuga ngo tubanze twishure uriya mugore ntuzi ko ibidomoro byuzuye amavuta hanyuma Elisa akamubwira ngo iki banza mwishure imyenda yose asigaye agutungane nabawe nuko umuntu akemura ibihombo umva rero we twabaga dufite deal bari butwishure niyo mvuga kutwishure wumve ko amafaranga aryoshe wumve ko yakoze documentaire sibyo bakamukubita amafaranga nyine akayareba akavuga ataya rero reka tubanze dukore another project ngiye nkamubwira oya aya turabanza twishure imyenda asigara adutungane n'abacu mutagira ngo biroroshe bituma umwe akubita umuryango niko tuba turabivuga twigize ukuntu hano bituma umwe agenda ntagusuhuze sinzi ko murahari bene data akagenda akagaruka ati wambabariye koko ntitubanze kwishura biriya bintu bari abantu ko nta stress badushizeho twabanje twabirangiza nkamugari ibi nibishoboka umuntu wa mbere numva nagirira ideni nkumva ndatuje ni banki ariko ajyanye nawe nundi no it's a big no noneho tugahita duhurira kuri ya yindi duhuriraho sinumva ngo bagiye kutwishura amafaranga menshi ajya kuri ya yindi duhuriraho ya yandi yanjye ntanga muri women kimwe murigeze kumbona ndi kubiba kodisiyo umugabo yabyumvise bimera gute nawe ni mugenzi wanjye sinzi ahantu ari kubibira ariko turaza kugira gute turaza guhura dufite amahoro kuri icyo kintu nta kibazo gihari ariko ya yindi duhuriraho ya yindi bigomba ko dusinya twese kandi noneho nintasinya ntabwo ari bubashe ntabwo ari bubone uko bigenza bigomba ko twembi tubasha gusinya kugira ngo twishure bantu ifa kureba ibintu byamubabazaga kubona ndi gusinya nawe agasinya twishura amafaranga menshi ari kugenda tugasigarana makeya ukabona amaraso ye ari kugenda ashiramo none narangiza nkagera kuri taxes Rwanda Revenue nkakuriya tuvuge wenda yagize ikiraka so ya 18% noneho nkasanga baragize cyo baranayarya bakanezerwa ko bayishuye ngo tuzatuyabaha nabara tugomba kujya kuri VAT ariko tuzayishura mu mezi 6 oya ni now so iyo utabashije kubimenya madame cyangwa se monsieur CRB iraze ejo ibindi bintu bikaza noneho bikaffectinga na reputation yanyu mu buryo bukomeye cyane so babiri barutumwe kandi iyo umwe aguye undi aramubyusa turashimira Imana ko ibihombo tugenda tubigabanya sinzi niba mbashije kuvuga ibikwiriye wow muratwubatse cyane mutubwiye ku bintu bitandukanye kandi byose bituganisha ku kuba abatsinzi mu ngo zacu ndetse no gukomeza gukura mu ngo zacu tujyana nabo twashakanye ndashaka kubasaba ngo dusoza ndashaka kubabaza ngo ni iyihe nama mwagira umugore muto uri hano bijyanye na package twafashe uyu munsi hari ibintu byinshi twize bivuye mu makupure atandukanye ariko bakeneye gutaha avuga ati uyu munsi iki sindi bukibagirwe nubwo nize byinshi iki sinyibagirwa ni iyihe nama mwaduha nk'abagore bato murakoze Mana yanjye ubu ntibageze mu rugo turahari Jewe inama naho abagore bato n'ejo bundi ndibuka ikiganiro tugeze gukora barambaza ngo wongeye kuba muto niki wabwira umugore muto nababwiye ko
nongeye kuba muto ikintu numva nakora ni ukwikunda self love, ntabwo ndi kuvuga selfishness, kwikunda ukabona gukunda umugabo wawe ugakunda n'abana bawe wibanje. Ndebera mugenzi wawe ngo ibanze maze ukurikiza abandi. Abagore bato urumva sinzi abagore bato barifata yakiri umugore muto ugasanga abonye umuceri yawuteremusha kumva ntiyawurya, ngo reka ngerageze, ngo umugabo ajya abona ko ndi umukobwa ugira gutya, ugasanga ibintu byose barivuna, ugasanga arahangayika mu bintu byose. You know, love yourself. Bibiliya ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umuntu utikunda biragora ko akunda mugenzi we. Muri iyi minsi ko sigaye nikunda byaranyoroheye kugukunda. Yes, ni ukuri pe. Akuze umugore kurara kanuye, umugabo nk'ubu ngubu ugasanga yagiye mu nama, nta n'abagore yagiyemo, none yajya mu nama agahobera undi mudamu mu nama akamushyiraho rouge à lèvres nk'uko umugabo yaba ari hano tukamushyiraho rouge à lèvres y'umutuku, noneho ukarara ukanuye utegereza ngo hanari bunyura ataha. Yewe abagore batoya bacunga amatelefone y'abagabo rimwe na rimwe, uzi ko hari umugore wagiye guhisha telefone y'umugabo mu mufuka w'umuceri kugira ngo noneho ngo aze kureba abo bandikiranye. Urarara ukanuye, urarutaye umutwe, urumva? So nukureka mbabwiza ukuri, niba yagiye tuvuge ari haraganira na bagenzi be, reka tuvuge ngo yagiye no kwizihirwa ra. Yesu ashimwe cyane. Ubwo urarara ukanuye, utangira ufata imodoka urarugenda, uraruzunguruka, niba uri umunyamasengesho ya hano utangira umuhambire, ndamuziritse akazi, ndakamwambuye, ndakamukuyeho, ndakamusengeye muri fire week, nzi ko azaba umuntu w'umugabo none ndakamunyaze mu izina rya Yesu. Usange urarushe. Love yourself, ikunde. Ikindi remember, hariho kingdom marriage, hariho na traditional marriages. Sibyo, hari igihe usanga abagabo ugasanga umugabo muto, Pastor Bo, nabwo muri Men of Isaka tuzagira iyo topic. Ugasanga umugabo nukuri uri mu gihe umugabo ukifite imbaraga ukiri mutoya, ariko ukabona yigize traditional mu buryo bukomeye cyane. Kuba traditional sivuga culture, oya, bagomba kuba muri culture ariko tradition. Ugasanga niba yicaye ngo baramubwiye ngo ntugaseke cyane umugore atazakumenyera. Ugasanga umugabo ahora arakaye kugira ngo umugore atazamumenyera, agaseka hanze hose, agera mu gipangu agahita yirakaza ngo niko twebwe ngo aho twakureba imeze. Ibyo bintu n'ukuri ni traditional, ariko turi kingdom marriages. Yes, ashimwe cyane. Kandi niba turi kingdom marriages, Yesu niwe provider. Biriya kintu bavuga ngo you know what, njya numva kumubyigisha na hano ngo umugabo niwe provider. It is good, umugabo agomba providing, ariko ugomba kumenya ko Jesus Christ is the provider of your home. Bivuga iki? Niba Yesu ariwe provider akampa umugisha, ndamenya ko ndi umuyoboro, si jyewe ndi umuyoboro, sindi bwirate ku mugabo wanjye kuko Yesu yanyuze muri jyewe, nanyura kuri we arangirira neza. Jesus Christ is the provider. Sibyo? Yes. Ikindi nanone umugabo agomba kumproteja, ariko Jesus Christ is the protector. Kuko uyu ashobora kurangara bikamuca muri humye, ariko hari umwami witwa Yesu bidashobora guca muri humye. Amen. Ikindi hari umwami ushobora kumwigishwa nkunda. Hari umugabo wanditse ngo teach me how to love you. Ega rimwe na rimwe baradukunda ariko bakadukunda uko tudashaka, ariko umuntu akagira ngo ntako atagize. Sibyo? Hari umuntu kera tutarabana nawe yigeze kundraga, arambra ngo tuzajya twambara ibisa ngo bako mwagiye mwatashe ngo kabyara ntabwo naguteye nkuru se urayizi, arayizi njya nzimutera. Noneho ikintu cyatumye mubenga burundu twicaye aho hantu, yaravuze ngo tuzaye dusangira, ngo dusangire, baramwaje ngo urafata iki muri resto, ngo ndafata amashu, kumbe ni salade. Ndabane umugabo utazi kumenya ko ishu ari salade, kwa heri kabisa, ntabwo byakunda. So good night, Imana ibahe umugisha ko ari gucika agaciro. Murakoze. God bless you, Apostle. Arakoze cyane Apostle. Turaboneraho n'umwanya nka King's Daughters cyangwa se abakobwa b'umwami kubashimira iyi platform muduha nk'abakobwa b'umwami. Turaza tukiga tukumva ubuhamya bw'abandi bukaturinda
kuba twaca mu byo baciyemo cyangwa se bukanatwubaka ku buryo tubasha kugenda kubaka ya miryango koko tubarizwamo, tukananezerwa cyane kuko tuba turi kunyura muri ya vision yo kwigisha umugore akaba umugore ushoboye, hanyuma tukubaka ya miryango, ngo twubaka imiryango binyuze mu mugore. Ibi ni byo koko turabibona nk'abagore bato, kandi twizeye ko ibyiza bikomeza kuza uko imyaka ikomeza kugenda. Mwakoze cyane abadukurikiye, mwakoze kubana natwe.